ubu ngubu njyewe ndi umupasiteri ariko ukorera mu itsinda ryitwa Freemason. Nkaba nkorera mu bihugu bitandukanye, Kenya, Tanzania, hose twanajyanyeyo. Harimo abapasiteri, abavugabutumwa, harimo abahanzi, harimo abakinnyi b'umupira, harimo ndetse no mu gice cy'itangazamakuru, kandi hakabamo noneho n'igice cyo muri mu gice cya business cy'abacuruzi. Kumbi nuko biba bimeze. Ndamubwira ati ibyo bintu byacu ikintu bisaba kugira ubyinjiremo neza, ubirimo neza, bisaba icyo bita, ntago twebwe tugusaba amafaranga, ahubwo tugusaba icyo bita sacrifice du sang, igitambo cy'amaraso. Igitambo tuba dushaka ni igitambo cy'amaraso ariko gishobora guturuka kuri wowe cyangwa mu muryango wawe. Iyi nacuti bakunzi ba Emipro Media, abari mu Rwanda mu bice byose bitandukanye, abari muri diaspora ku migabane yose y'isi, Kristo Yesu akozwe. Gahunda yo murayibuka ni Catholic Church Entertainment. Iyo mvuze Catholic Church ntago bivuze ko abatayirimo abatabarirwa mu bakatolike bo mbexcludinze. Nuko hari hame rivuga ko Eglise Catholique ubundi bivuga universelle. Umuntu wese ukora ibyiza bitavuguruza urukundo nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yarudutoje, n'ubundi aba ari umukatolike tu aba ari umukristo gatolika, uko wowe wakwita uko ushaka ariko n'ubundi uburiwe. Rero uyu mwanya ngiye kwakira umusore mwiza cyane, usa neza, nizere ko abakobwa bari kubibona, mwiza. Reka ndeke kumuvuga byinshi, ntamuvuga nabi, mureke adusuhuze. Umwanya no wa ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Kristo Yesu akuzwe teka ryose muvandimwe. Yewe nitwa, izina ryanjye ubundi banyita Makavaya. Makavaya. Iryo ni izina ryanjye. Ubwira Kristo ni irihe, ripagani ni irihe? Cyangwa ni Mukeshimana Mark. Ariko iyo twinjiye muri entertainment ni Makavaya. Niyo mpamvu ubwo ngiye kuvuga ngo vaya ni nk'iri Kristo, ariko naryo ryaba nk'iri Kristo kubera yuko vaillant en français, vaillant iyo ugiye kureba vaillant n'amani, vaillant ni intwari kwa ni intwari. Biba bivuga valeur, bituruka kuri valeur, valoir, kugira agaciro. Ubwo se vaya ntago busura twibwiye neza nyine buryo buhagije. Ni vaya, Makavaya, umuntu cyangwa se ndavuga nyine wowe kwivuga ntago birangiye. Hano kuri Emipro Media dukunda nyine umuntu akatwibwira in deep. Ni Makavaya, uzwi cyane mu binyamakuru bitandukanye, ariko kuri ino nshuro n'uyu munsi nkaba ndi kubarizwa muri Media Pro, Emipro. Nkaba ndi umuntu ibyo ndi kukubwira ubyumve, kandi ntago twaje gutwika hano, twaje kugira ngo duhugure, twigishe, tunakura abantu mu rujijo, cyangwa se tunakure urubyiruko rushaka kwinjira mu bintu ubona bishobora guteza ibibazo. Vaya, mbere yuko tubigeraho, twebwe ukuntu tugiye twivuga hano, wivuga ku buryo butatu: academically, professionally na artistically. Academically amashuri wize kugira twumva agaciro k'ibyo ugiye kuvuga, akazi ukora. Professionally nta akazi ukora. None artistically kuko uri umwartiste, urabona unambaye nk'umwartiste. Yego, yewe nize amashuri abanza hano mu Rwanda, barabizi. Segondere nayize hano mu Rwanda, barabizi. Ariko icyerekeranye n'amashuri yisumbuye nayize muri Congo, aho bita kuri Université IPN de Kinshasa. niho wize. Wow, tuyibwana n'umunyabwenge ku bijyanye n'utuzi.
akazi ntago nakunze kwitabira kuvuga ngo njye gukora akazi ka leta, ariko ubu ngubu akazi nkora muri iki gihe nkora icyo bita akazi ka declaration muri Sonarwa byerekeranye n'ibintu by'amagaraje. Nkorera ikigo bita Garage Urugwiro muri Sonarwa, nkora icyo bita declaration byerekeranye no kugira ngo babone kashi zabo. Yes. Wow, byiza cyane. Ku bijyanye n'ubuhanzi na ari, ku bijyanye n'ubuhanzi barabizi. Mark Vaya cyangwa se Vaya System, bundi natangiye umuziki kera witwaga Vaya System Rubangi, ariko narabihinduye. Warabatijwe? Buriyo byari bipagane. Narabihinduye. Ibyo byari bipagane nyine. Narabihinduye ariko umunsigaye nitwa Mark Vaya. Ariko yo hajemo Vaya System nyine buri wese ahita nyumva, waba waragiye i Burayi, waba uri East Africa, uhita wumva ko ni wa muhungu wanyu. Yes. Nibyo. Ubwo ni icyo wakwivugaho nk'umuhanzi nyine? Icyo nakwivugaho nk'umuhanzi ni icyo gusa, muri iki gihe urabizi ko dutangira ibintu by'ubuhanzi twarabitangiranye. Dutangira turi hasi, sibyo? Imana iza kuducira inzira, niwe wabanje kuzamuka, si byose? Nanjye kuzamuka kwanjye mbikesha wowe. Ubizi se? Ubizi? Ariko gusa urabizi ko twagiye dukora indirimbo zitandukanye, harimo iyo bita Intsinzi y'Abanyarwanda, niwe wayikoze urabizi. Ugiye no kureba kuri channel yawe, yari yo mu gihe cyo kwamamaza. Mu gihe cyo kwamamaza uzi ko byagenze neza cyane. Yego, FPR, yego. Gusa nicyo nashimiye abantu baranshyigikiye, subscribe, babikoze neza, baranayireba, barayishimira, bampa na comment nziza. Byampaye imbaraga zo kugira ngo nkomeze nkore kandi bigende neza. Ariko nyuma y'aho ngaho hari indi nzira naje kujyamo, ariyo cyo kiganiro tugiye kwinjiramo, kugira ngo wambwiye ko nako amakuru mfite nagiye nkora ku mihanda. Nuko ku mihanda cyangwa ku mbuga nkoranyambaga? Nizo mihanda. Ese niko mubyita? Yiriko tugiye. Niryo zina rya nyaryo. Ndakeka ko ari byo uje kutuganirizaho, kuduhugura nk'uko watangiye ubivuga. Ugiye kuduha ubuhamya. Abantu benshi bakurikira ino shene, abanyamuryango b'ino shene, bumva ibintu bya Illuminati na Framaso, bakabyumva ari nk'umuntu yenda wabisomye mu gitabo bibabwiye, cyangwa nabo babisomye, cyangwa akabyiyitirira. Akabyiyitirira nk'agatwiko. Ugiye kubitubwira nk'umuntu noneho wabibayemo. Urakoze cyane. Reka tuguhe umwanya. Urakoze. Nicyo kiganiro ubundi twateguye kugira ngo twinjiremo, ngira icyo ngeza yaba aba diaspora, yaba abanyarwanda, yaba bari kutwumva, kugira ngo tubigendanemo neza. Kuvuga ngo ikintu bita uko uri kubireba n'uko uri kubyumva, ntago twaje muri Media Pro hano kugira ngo dutwike, ntago turi gutwika. Njye naciye ku binyamakuru byinshi uzajya ugenda ureba bitandukanye hano mu Rwanda, ndetse baza gusa nkaho bamwe bangize ngo ndi umusesenguzi, bamwe bangira profete. Ndabyanga, njye ntago ndi profete. Ahubwo njye ibintu mvuga ni ibintu nabayemo, ariko hari icyatumye mbisohokamo, kandi icyo cyatumye mbisohokamo nabifashijwemo na Yezu Kristo. Ndabikunze. Ubwo umwanya n'uwawe rwose utubwire. Utaza kureba uyu musatsi umeze gutya, ku ntoki zanjye nta mpeta nambaye, nta shene nambaye, ariko ni ibintu nakundaga cyane. Wambaye, wagize igihe cyo kubyambara? Nagize igihe cyo kumenya icyo bisobanuye n'ibyari byo, bituma asa nk'ubishyira ku ruhande. Rero murakoze cyane. Reka tujye twakwinjira mu kiganiro. Ngiye nabaye mu cyo bita Freemason, cyangwa se Framasonori. Framaso sinzi ubwo mu Gifaransa ni Framaso, Freemason mu Cyongereza sinzi niba ari Illuminati, sinzi uko mwebwe mubyita, parce que j'utilise ururimi rw'Igifaransa cyane, njye nubwo nkunda gukoresha. Njyewe nahuye n'umugabo
ariko uburyo twahuyemo twahuye kuri Facebook tuganira tuza kuganira ambwira yuko yabaga ubundi uwo mugabo yabaga muri Congo ariko yari umupasiteri nk'ibi ngibi mu Rwanda mujye mwita ngo ni abaprofeti ngo abapotre ibyo by'abapotre ndabyumva cyane izo titre nyine urazumva turacatsinga turaganira bo kugira ngo uze kubyumva neza ubyemere bo kwemera n'ubushake bwawe no kutemera n'ubushake kuko abantu bose ntago bemera ibintu bose kimwe ako nge ndemera ibyanjye kuko nabibayemo twaje kuganira duhura kuri Facebook niyo mpamvu uri ibintu bya Facebook jya uganira n'umuntu muziranye cyangwa se ubona yagushyitsaho ibintu bishobora kukubaka ako ngewe ibyo nagiyemo nagize ngo ni ibintu bigiye kunyubaka ariko nsanga ari scandal ariko Imana yaramfashije Yesu Kristo yaramfashije nabigendanyemo ubwenge bwinshi ni Imana yamfashije ntabwo ari ngewe kuko singe wiha ubwenge cyaje kubaho uwo mugabo yaje kuza mu Rwanda aje mu Rwanda muri hangana sinza kuvuga amazina kuko si byiza gutangaza amazina y'umuntu runaka ntago ari sawa twaje duhurira muri hoteli imwe iri hano Kimironko n'ubundi nyanyitambuka aho yongeye mu rugo nkahareba nkahabona avuga ati ahantu hari ibintu byegeze bihabera runaka mu mwaka muri 2017 2017 hafi aho ngaho okay twaje kuganira arambwira ati ninjye twavuganaga tukicara batume ibi nasanze ibyo kurya kuko yari yaharaye iryo joro yaravuye Kinshasa ari muri iyo hoteli ariko hari icyari kimuzanye Juste n'icyari kimuzanye nanjye ko twari twaraganiriye nanjye nari muzanye nawe wari urimo mu bari bamuzanye kugira ngo tuganire twaraganiriye ariko hadaciye akanya gatoya yahise ashyiramo indirimbo y'umuhanzi wo mu Rwanda muzi mukunda cyane sinza kumuvuga izina kuko ntago ari ngombwa wari kubyumva arahita yumva ko nyine niba ari umunyagatulika arabyumva niba ari umuprotestant arabyumva niko bigenda okay arambaza ati uyu muntu urabona ukuntu yateye imbere ndamubwira nti ibi nanjye nibyo nshaka nagushakaho oya niko namubwiye ibi nibyo nshaka nanjye gutera imbere gutya nje nari mubonye nk'umuntu uje kuntera imbaraga uje kuntera inkunga kugira ngo kuzaniye amafaranga kugira nawe umere nk'uwo kugira mere nk'uwo ariko ntazi ikihishe inyuma y'ibyo tugiye gukora ibyari byo arangije arambwira ati icyo tugomba kugukorera ibyo tugomba kuganira wowe ngomba kuguha amafaranga ukagenda ugashaka laissez-passer cyangwa passport none hanyuma tukajyana muri Congo kuko ngewe nkorera igoma ngakorera ni Kinshasa niho akazi kacu gaherereye ariko na hano mu Rwanda hari abantu dukorana nabo barimo abavuga butumwa abapasteur ubwo n'abapasteur n'abapotre n'abapotre biriya amatitre yabo nyine simbizi nari ntaramenye by'abapotre n'ibiki cyo nari ndangaje imbere wari umuziki wanjye kugira ngo numva ko nanjye ngiye kumera nka Riderman ngiye kumera nka Bruce Melody ngiye kumera nka Meddy ngiye kumera The Ben n'abandi bose n'abaraperi bano baraperi twari dufite ba Jay Paul ndavuga ati okay hano dilo yaciyemo gusa ntago nari nzi koma la situation naragiye njya gushaka ibyangombwa narabibonye ntago byatinze kuko ngewe nta cyaha cyari gutuma ntabona ibya nta n'icyabundi cyatuma ntabona ntago racumura kuri leta oya no kugeza iyi saha ubundi mu bintu ntinya habamo icyo bita gereza ndabitinya umva n'uyu mwaka
no mu yindi myaka no mu gihe nabayeho. Ibyo bintu rwose njya mbwira Imana tubinshyire kure. Umugabo twarakomeje turaganira, ibyangombwa ndabibona, twambuka mu buryo bwemewe n'amategeko. Yaguhaye n'amafaranga nyine yo kubishaka? Yampaye amadolari yampaye amadolari 200. Ubwo ni $200, ubwo ni nk'ibihumbi nka $300 gutyo. Icyo gihe byari bitaranazamuka cyane. Ndagenda nkora ibyo ntibyanatinze kuko iyo ufite amafaranga ibintu birihuta. Byahise bicamo. Cyakurikiyeho nahise ngenda, ibyangombwa ndabibona, ndaza. Yamaze icyumweru. Hari n'abavuga butumwa baje kumureba, yahamagaye abahamagara mu mazina ariko nsanzwe nzi, numva ku mazina amazina yabo wumva usanzwe yazi, ndayazi, ariko ntabwo nari kubabona kuri televiziyo nyine no kumva ngo izina rya runaka n'iki. Baraje bahurira muri iyo hotel, turaganira, baraganira, nanjye nari impari, ariko arambwira ngo mu gice cyerekeranye n'abahanzi, hari abahanzi tugiye guhura nabo hano mu Rwanda, turebe imikorere yabo ukuntu bari kuyikora, ariko ntiyambwiye amazina yabo. Ariko abo yari yanyeretse kuri laptop ye, bo narababonye, nari mbazi, nkeka ko nyine ari nabo. Watubari ukatubwira nk'umwe? Oya, ntabwo nabivuze. Ibyo bizaza mu bindi bihe, ntabwo ari ibintu nahita, kandi rwose sava, turaza kubivugaho, nta kibazo. Icyakurikiyeho, abo bavuga butumwa baraje barabonana, twari twicaranye, narababonye, nabo ntari nzi, mbumva narababonye. Ariko sinari nzi ibintu bari kuganira byerekeye kuki. Ariko tumaze kuva mu Rwanda, ibyangombwa ko nari mbifite, twinjiye muri Kongo, ubwo twaciye Gisenyi twinjira Goma, na baragonga neza passport n'iki turinjira, kuko nge nagendaga, yavugaga yuko ngewe ndi umuhungu we, niko yakwitaga. Ni ukuvuga mwagiye n'indege cyangwa n'imodoka? Twabanje kugenda n'imodoka, tuvuye hano mu Rwanda twategeye hano muri gare ya Nyabugogo. Turagenda na bagage mfunze, kuko hari n'amafoto ndibuze kukwereka. Mfunze, hari umuzungu wari inshuti yanjye, wari warampaye igikapu cyiza cyane. Umuzungu, hari n'akaririmbo. Ahubwo amafoto nushaka kuhita uyanyereka none? Hari agafoto twakoranye, kanze mpita nyakwereka. Hari agafoto, hari n'indirimbo twari twarakoranye uwo muzungu, ariko aza kumpa igikapu cyiza cyane. Kanze nkikwereke, ubwo icyo gikapu ndakikwereka, ubwo twari tugeze Kinshasa. Kanze nyakwereke kugira ngo ikiganiro tuze kugikora kimeze neza. Kanze nyakwereke. Ubwo rero tukiri kureba ayo mafoto, twaje gukomeza turagenda. Tukimara kugerayo, twaraye i Goma iminsi 2. Ariko mubaza ngo ese dore icyo gikapu ngiki, sinzi icyo gikapu uri kukibona? Uwo ni wowe ugihetse? Ni hano ndi Kinshasa. Sinzi niba uri bubibone neza. Egereza hano kuri ntuza neza. Egera inyuma gato. Uhagarare. Ntacyo, subira mu mwanya wawe, ntacyo ndaza kugishyiramo, uraza kukimpa kuri WhatsApp ngishyiremo, ariko ningerageje. Yego. Noneho icyakurikiyeho, twakomeje kuba turi i Goma. Haciye iminsi 2, twafashe indege. Amafoto y'indege, hano twari turi i Goma. Sinzi niba aya mafoto y'indege uri kuyabona. Uri kuyabona? Ndi kuyabona. Uyu ni njyewe. Uri kuyabona? Yego. Indege yaje kuguruka, turagenda, ubwo twari twerekejeho tujya. Uyu ni njyewe. Ariko ambwira yuko tugiye mu kazi. Gera atarambwira akazi akariko. Tukimara kugera Kinshasa,
turi muri hotel kuko twabaga muri departement. Arangije arambwira ati rero ukuntu bimeze naragukunze mbona ufite impano kandi ukaba ufite n'inyenyeri bitewe n'indirimbo wanyoherereje, mbona ndayikunze, numva twagutera inkunga n'imbaraga kugira ngo ube umusitari nk'abariya nakweretse. Kuko yaravuye Tanzania avuye na Kenya. Ikintu cyakurikiyeho narabyumvishe numva ndishimye. Icyo gihe yahise ampereza amadolari 500 nyashyira ku ikofa, ariko iby'amadolari ntabwo byankanze kuko nari nsanzwe nzi idolari. Narayabitse mpitanya bara mu manyarwanda ndayumva n'ibihumbi nka 700 igura. Ahita arangije ajya kumfunguriza ikarita ATM ariko ntabwo ari ATM card yamfungurije, ntabwo ari nk'izi ngizi kuko haciye nk'iminsi 5 turi Kinshasa ayimfunguriza. Ni ATM ya Freemason, iba ibifiteho ikirangantego cya Freemason. Nimbyibuka mu kiganiro tuzakurikirizaho ubutaha nzayizana nzayikwereka kuko narayibitse. Iyo iba yanditseho Freemason, iriho n'izina ryawe, iriho na hari ikintu bita mot de passe, nyine code ushyiramo kugira ngo amafaranga asohoke. None se iba yemewe, amabanki arayemera? Iba yemewe kuko ni ukuvuga ngo bariya abantu ba Freemason ni abantu bafite system ikora ku isi hose, ni nk'itsinda rigari rikomeye byemewe n'amategeko. Ariko mu bihugu biri civilize. Naramubajije ntese akazi tugiye gukora kameze gute? Arambwira ati bitewe nuko nabonye ufite impano, tukaba twaraganiriye cyane kuri Facebook no kuri WhatsApp, hari amafoto ndibuze, hari n'andi mafoto ndibukwereke hano ateye ubwoba. Yego. Ariko nibisanzwe kuko ubona kiri umwami n'umukiza Yesu Kristo. Icyaje gukurikiraho ni ikihe? Yaje kumbwira ngo ubu ngubu njyewe ndi umupasiteri ariko ukorera mu itsinda ryitwa Freemason. Nkaba nkorera mu bihugu bitandukanye, Kenya, Tanzania, hose twanajyanyeyo. Mu ndege wabirebaga, hari n'ibindi bukwereke. Yaranankundaga cyane. Ubwo ni nka kwa kundi ngo no muri gereza ngo abari yo mudugudu ngo hariyo n'imirenge n'ibiki byo, ubwo nabo bagira abapasiteri n'abapotre. Turagenda aransobanurira byose, arambwira ati ngiye nkora muri Freemason, njyewe nkora mu bihugu muri East Africa ndetse no muri France ndiyo. Nimero ndaza kuyikwereka, twaganiragaho ari muri France. Arambwira ati rwose naragukunze, mbona washobora gukora akazi. Ariko nge ndi umupasiteri, ndi umuvugabutumwa, ndi apotre. Yego. Nk'ibingibi nyine bavuga mu Rwanda ngo ndi apotre. Ariko uraza kunyihanganira, ntabwo ndaza gushyiramo amazina cyane. Amazina wowe ndabyumva, ndaza kuyashyiramo. Icyaje kubaho ni ikihe? Yambwiye ko akorana n'itsinda Freemason, ari byo Illuminati, ariko rikaba rikorera ku isi hose, ariko we akaba afite igice yashinzwe aherereyemo ayobora. Ubwo nanjye mu bayobora rero amaze kugeramo kuko twari twamaze guhura. Akaba yari yanyijeje yuko ngewe akazi azampa ari ugukorana no mu gice cyo mu Rwanda. Ariko n'ubundi akaba yari yambwiye ko n'ubundi mu Rwanda nubwo wakoreramo harimo n'abandi bantu bacu bahari. Harimo abapasiteri, abavugabutumwa, harimo abahanzi, harimo abakinnyi b'umupira, harimo ndetse no mu gice cy'itangazamakuru, kandi hakabamo noneho n'igice cyo mu gice cya business.
cy'abacuruzi. kumbi nuko biba bimeze. ndamubwira ati okay, ndavuga ati akazi kazaba ari sawa. Numvaga akazi kazaba kameze neza. Gusa ikindi cyaje kubaho cyari giteye ubwoba cyane, nuko yambwiye ko ibyo bintu byacu ikintu bisaba kugira ubyinjiremo neza, ubirimo neza, bisaba icyo bita, ntago twebwe tugusaba amafaranga, ahubwo tugusaba icyo bita sacrifice du sang, igitambo cy'amaraso. Wari kwikibaho nko ku kaboko ukamuha amaraso? Jewe niko nibajije. Mu nyuma arambwira ngo oya, igitambo tuba dushaka ni igitambo cy'amaraso, ariko gishobora guturuka kuri wowe cyangwa mu muryango wawe. Narabyumvishe, numva ari ikintu bita batema du cœur, umutima ugatera. Naravuze ati c'est pas possible. Narabyumvishe, nihagarara nk'umuntu w'umugabo, ndavuga nti ko byagenda kose mfite uko nzabyitwaramo. Nanjye naramusabye, ndamubwira ngo umbabarire, mbyige kugira ngo mbimenye, nzabashe gutanga icyo gitambo cy'amaraso, ariko nzi ibyo nkora ibyo ari byo. Nawe yaranyemereye, arambwira ngo nguhaye, tugiye gukorana umwaka ngutoza kugira ngo nawe icyo cyiciro uzakijyemo, ubashe kugera ku byo twagezeho, nawe ibyo ushaka ubigereho. Ariko njye intumbero yanjye numva ko urabizi, njye Emi twatangiranye njye nawe nkunda kuririmba, ndabyibuka, tunakora n'umuziki, urabizi twarabitangiranye. Ariko ndashima Yesu Kristo nyine waguhaye imbaraga kugira ngo byavanse bigere kure. Icyaje gukurikiraho, umugabo twaje kuganira, dutangira no kuzajya anjyana mu matsinda cyangwa se mu matemple cyangwa se mu nsengero zikorerwamo ibyo bintu. Ubwo nuko muri za nsengero tuba tubona hanze aha ngaha haba harimo aba agent babo cyane. Mfite ifoto hano, ngiye kukwereka kano kapa kuko yagendaga mfotora amafoto. Aka kapa urimo urareba kuri iyi nzu ureba hano ndi Kinshasa, na kapa gafite amashusho atandukanye, n'akapa gafite amashusho atandukanye, kanditseho Framason, sibyo? Noneho hasi, kandi uwo ni wowe? Si njyewe se? Tundeba se? Yego, uraza no kuzima, nzazishyiramo neza. Uzazishyiramo neza, uzabibona. Noneho kano kapa niko karanga ahantu wowe utabizi ntabwo ushobora kumenya ibyo ari byo, ariko ku muntu ukorana nabo abazi ibyo ari byo. Ako kapa niko karanga ahantu temple cyangwa se urusengero aho bakorera. Kaba kemewe nyine nk'ibindi byapa byose? Kaba kemewe, ariko kamenywa n'abantu bakazi. Undi aragera akabona ari nk'igiti kiraho. Ushobora kuhagira ukavuga ngo ni inzu, ngo ni ahantu baranga ngo amazu wenda yo kubaka n'iki, ariko urumva ko harimo Framason, urumva? Ariko byanditse ku buryo nyine budasobanutse, byanditse nyine ku buryo bw'amagambo y'impine. Twaragiye, bantu murimo murakurikirana ikiganiro cyacu, murimo muracyumva, nongeye kubabwira ko ibintu ndi kubabwira ni ibintu birebire cyane, tuzakomeza kuko ni igitabo kirekire nabayemo, ngomba kugira ngo yaba urubyiruko, yaba abashaka kubijyamo, tujye dukora ibintu mu buryo bwacu, ariko ntitubivange. Okay. Noneho twaje kugenda nyine, njya aho mwihurira, aho twahuriraga, ngeramo bwa mbere, nasanzemo bicara mu bice bitandukanye. N'urusengero rugari, ni itsinda rigari. Nasanzemo ubundi bafata mikoro bakavuga ngo les commerçants bari hehe, bakagira amaboko gutya, turi hano. Bakavuga ngo abavugabutumwa bari hehe, bakagira gutya. Les joueurs
abakinnyi b'umupira bakagira gutya, buri cyiciro kiba kiri aho ngaho. Noneho abahanzi, abaririmbyi bari hehe nabo bakagira gutya. Ariko kugira ngo ube njye naramubajije ati kugira ngo ube uri aho ngaho bisaba iki ahantu twagiye, ngo bariya wabonye ni abantu baba baremeye gukora amakontra, icyo bita amasignature impact. Ariko ubwo abandi baturage baje gusenga bo ntibamenye ibyo. Nta muturage ujya ugeramo, hageramo abantu n'ubundi basanzwe babizi, bavuye mu bihugu bitandukanye, cyane ko hari n'abavugabutumwa nabonye bo mu Rwanda bajemo. Mbaza wa mugabo twari turi kumwe, ndamubwira ntese bariya abantu ko mbona mbazi, ko mbona babavuze nkabona amazina yabo nari nsanzwe nyumva iwacu, njye kubavugisha. Arambwira ngo hoya ntabwo ari ngombwa, ntabwo igihe cyawe kiragera. Ubwo nahise ntekereza uracyari muto, nahise ntekereza yuko ari kwa kundi ko kwanga kumenya no kuvuga ibintu byinshi, kuko naganiraga n'abantu bo mu Rwanda cyane, ariko yarambwiye ngo mu gihe utari winjira muri system ntabwo ugomba kugira ikintu utangaza. Twaje gukomeza gukorana muri ubwo buryo, ariko ambwira yuko kugira ngo ninjire muri system ari uko ngomba kubanza gusinya signature impact y'ibyo twaganiriye kugira ngo mbone nanjye icyo nshaka. Icyahise gikurikiraho ni uko baje kunyereka amazina y'abantu b'umuryango wanjye, y'abantu bashaka kandi batabazi, kandi batayakubajije, batayambaye, kandi usanga niyo nahise numva muri jewe mbaye ari ukuntu ikigori giheka wajya kugishishura gutyo ugasanga nta kintu kirimo, kandi cyarahekanye n'ibindi. Nahise numva ubwoba birenze. Icyakurikiyeho nahise mvuga nti ntago, naramubwiye tereka ibyo gusinya tubireke, ahubwo ubanza unyigishe, nzasinya mu nyuma maze kubyumva neza, maze kubifilinga neza, maze kumenya ibintu tugiye gukora. Yaranyemereye, arambwira ati n'ubundi twaturukanye mu Rwanda, tuzakomeza dukorane, kandi nakubwiye ko uzagira nzaguha delegation n'ubundi muzakomeza gukorana hariya mu Rwanda, cyane ko mu Rwanda nta rusengero rwacu tuhafite, ariko tuhafite abantu bacu badusanga aho turi, tukabaha ibyo bakeneye, natwe tukabasaba ibyo dushaka. Harimo ivugabutumwa, harimo abahanzi, harimo n'abacuruzi, harimo ingeri zose uko nyine wabyumvise. Twarabyumvikanye, dukomeza turakorana, ariko ayo mazina yanteye ubwoba, bituma nguma gukomeza kubitekereza, nabandyamye nkabitekereza. Cyaje gukurikira, yaje kumbwira ati rero byageze ku munsi, byaciye tumaze kugera Kinshasa, haciye nk'ibyumweru nka 2, yarambwiye Mulingala, arambwira ati ndekona ngaye nalingi naye bisaye lokomoko nalingi to solola poto banda eloko tozalaki kosolola nga nayo esika wana tozalaki na mboka nayo. Ubwo bivuga iki? Ndangije ndamubwira ngo likambote ere oyo na disponible nalingi to solola po naomona motema nangaye za clair. Arangije arambwira ngo ndabisubiramo mu Kinyarwanda kugira ngo babyumve. Arangije arambwira ngo kobangate eloko yo tosala eza eloko oyo mokili mobimba ezokota na kati oyo eza nde systeme ba commerça bato oyo ba potre bayo baosala mosala ya Nzambe, baosala ngo po bazwa mbongo. Ndamubwira ati
ndamubwira ati lokote nga nalingi nasalango sans problème. Ambwira ati nta kibazo. Ubwo ibintu yarambwiye ngo ibyo twaganiriye mu Rwanda ndagira ngo noneho tubishyire mu bikorwa, winjire mu muryango mugari muri system kugira ngo ube enregistré, kugira ngo nawe utangire ube mu mubare w'abantu dukeneye. Ariko ubwo nanjye nkamuca ku ruhande nkamubwira ntibanze unyigishe menye ibyari byo, sindamenye ibyari byo bitewe n'ibyo yari yambwiye. Haciye iminsi 2 nibwo yambwiye ngo hari atangira kumbwira amabanga, ubwo nari namwemereye ko ngomba gusinya bitarenze amezi 3. Kandi icyo gihe baraguhostingaga aho uryama, ibyo urya byose, buri kimwe cyose. Ubwo wari umaze igihe kingana iki icyo gihe uriyo? Icyo gihe nari maze nk'amezi 6. 7. Ubwo ni ukuva muhe mwaka? Muri 2018-2019. Yego. Aho ngaho. Kuko nuko ni kubiganiro bikurikira nzabishyira kuri kamera byose tubyerekana. Icyakurikiyeho ni iki? Yaje kumbwira ikintu cyerekeranye n'amabanga y'akazi tugiye gukora. Yarambwiye ngo muri Freemason icyo dukora cya mbere, njyewe umugabo yari yarankunze cyane, n'amafoto ndayafite ndakwereka twicaranye, urayampa nzayagenda nyashyiramo. Yarambwiye ngo ikintu cya mbere ngiye kukubwira cya mbere ni ibanga. Twe tugira ibanga, iyo ibanga uryishe urapfa. Icyo cyanteye ubwoba, sibyo? Kandi nari maze kumenya amabanga menshi yambwiye atandukanye mu bintu byose twaganiraga. Yarambwiye ngo dufite ibice 30, ariko kuko utaragera muri ibyo bice 30, ariko hari ibice 7 ngiye kukubwira tugomba gukorana, wowe ugomba kuzakoresha cyangwa se ugahitamo igice ugomba gukoresha. Yarambwiye ngo hari faze ya mbere bitaga iyo ni indahiro. Iyo ndahiro ya mbere bayitaga Laos to Master. Laos to Master Freemason. Iyo Laos to Master Freemason cyangwa se Laos to Master Maria Valencia, urumva? Cyangwa se iyo bita Law Master Freemason. Izo ni indahiro, urumva ko ni indahiro 3. Ubwo ni nko kwinjira nka byane byo kubandwa. Kubandwa. Icyaje gukurikiraho ni iki? Yarambwiye ngo Laos to Master ni igice giherereye mu bahanzi. Yego. Ubwo icyo nicyo gice tugiye kuganira, ibindi tuzabizana ko n'ibintu ntago twabiganira no nabirangira, ahubwo tuzagenda tubigarura mu gake gake. Nta kibazo. Laos to Master niyo tugiye kuganiraho. Maria Valencia ntago turi biganireho nona. Yo ijyanye n'abakinyi. Yo Maria Valencia ijyanye nuko ibyo byose ni esprit satanique z'amashitani zikorana n'amasikse mu buryo butandukanye. Ariko buri imwe ibifite igishinzwe. Laos to Master Freemason yo ikorana n'ikintu cyerekeranye n'impeta z'abahanzi, igakorana n'amavuta. Aya wumva abapasiteri bavuga narayabonye amaso ku maso. Kuravuga ngo mfite amavuta. Hari ababivuga. Ntago ari amavuta mu isoko babavuga. Hari ababivuga batazi ibyari byo. Hari n'abantu bitwara bakambara ibintu ku ntoki, bagakora ibintu biterekeranye, bari kwamamaza ibintu batazi ariko batabizi. Hari n'ababikora babizi ibyo bari gukora bya nyabyo. Wabyumvise? Ubwo twari turi ku cyo bita Laos to Master. Laos to Master ndaje nyikwereke hano kuri telefone, aba ari amabuje 3. Ubu ugomba kurahiriraho indahiro ya mbere y'igitambo cya mbere, kuko yambwiye yuko kwari ugutamba, kandi uwo wabimbwiraga ni apotre. Urumva? Icyo bita Laos to Master ikora mu buryo bw'abapasteur
bw'abapotre, abo bavuga butumwa n'abapasiteri nabo barimo, si ngombwa ngo uburi apotre. Hakazamo abahanzi, hakazamo abakomersa, hakazamo n'abakina, hakazamo namwe bitangazamakuru. Bitangaza ibyo bintu banza ubyumve. Ubwo rero iyo Laos to Master nari ngiye gukora, bari bamaze kunyereka igitambo ngomba gutanga. Ariko icyo gitambo nakomeje kubica ku ruhande, ndavuga ati mubanze munyigishe menye byari byo, ko numvisha ubwoba bukomeye. Izina bambwiye ni izina rikomeye mu muryango wanjye. Iryo bakubwira gomba gutanga kandi ntibamuzi, ntibamubonye, ntibazi n'ahatuye, ariko izina rye nararibonye kandi abaho, arahari. Niwe udufasha muri iki gihe, sibyo ko nanjye mfite amafaranga yanjye. Wakuyeyo duke, wakuyeyo uracyadufite. Mba mfite ibikorwa byanjye nkora, mubizi se, mfite ibikorwa byanjye nkora bigiye bitandukanye. Ariko naho nakuyeyo amafaranga ubwo muyo ukoresha, hari muyo nkoresha kugeza igihe harayo nakuyeyo muri Framason, harayo nakuyeyo. Ariko nari ntarakagera, ni yandi baguhereza nka kwa kundi bakubwira ngo frais de mission, ugiye mu kazi runaka n'iki n'iki. Ubwo twarakomeje tujya muri ibyo ngibyo. Ubwo hari icyo bita zirandahiro nakubwiye ntari bwongere gusubiramo. Harimo impeta, harimo n'imiswara, icyo bita mushwari, sibyo. Harimo ubwo harazamo abapasiteri, hazemo abantu bose bashaka sikise. Icyo gice nicyo nari mpereremo kuko nicyo numvaga nshaka. Arambwira ati rero uburyo bikora, iyi mpeta iyo uyambaye, yatangiye kubinyereka ntarabyinjiramo nyine kugira ngo ngende kwa kundi bavuga ngo nukubatizwa no kugira gute. Arambwira ati iyi mpeta iyo uyambaye kuri, ubundi iyo uyambaye kuri iki gikumwe cya hano gutya, iyikorana les musiciens, abahanzi. Ni kwa kundi ubona umuhanzi iyo yamaze kwemera ibyo tumubwiye, iyo agiye kuririmba akambara iyi mpeta, iyo agiye ku stage agiye kuririmba, yegereza mikoro neza, bakavuza induru nta kibaye, ukabona buri muntu wese ari gukora ibintu ubona bidafite gahunda, ukabona abantu barabwirirana. Ariko ya mpeta iyo ayikuyemo, ntabwo ibyo bishobora kongera kubaho. Hari ububasha bayifite, ni ukuvuga ngo ibiri a contact avec Satan. Iyo ngi gisobanura cyo mba ndayikiza. Ariko nawe ugomba kuba waratanze igitambo nyine, cyo waramaze gutanga igitambo kugira ngo bayiguhe, kugira ngo bayiguhereze. Ubwo yampitishagamo. None arongera aravuga uti, arongera arambwira ku bantu berekeranye n'abavuga butumwa nkatwe, turusenga mu izina rya Yesu Kristo, ariko ntibihagije. Tugomba gukoresha izindi mbaraga kugira ngo abo tubwira bumve ibyo tubabwira, noneho n'amafaranga tuyagereho, mu rwego rwo kugira ngo buri kimwe cyose tubabwira bacyumve icyari cyo. Iyo aba ari message iba yaraturutse hejuru kugira ngo Satani akomeze yigarurire abantu be, nk'uko hari abavuga butumwa b'Imana nabo bamaze kwigarurira abantu babo, bakaba barabashyize ku ruhande. Aricyo cyagiye uzasanga ni mikoro yifatene, hari ukuntu itari ku. Okay, sava. Umva, ab'Imana bazaba bari hano, n'abasatani bazaba bari hano. Ubwo buri muntu wese azaba yarahisemo aho agomba kugira ute gukorera. Ibyo ngibyo narabibonye. Arambwira uti iyi mushware urimo urabona, izi n'aya mavuta urimo urareba basiga
ngo ni abakristo ari abari a contact natwe. urashaka kuvuga se ko n'amavuta ya kirisima nayo ariko ankonta? Ni ukuvuga ngo ntabwo ayo mavuta nabonye ni amavuta nabo asa n'ubundi nayo nabonye nkomezwa. Birasa. Si byose? Ubwo barayapirase? Ubwo barayapirase simbizi. Nabonye bisa kuko amavuta yose namwe usibye ko atandukaniye ku ibara. Ko hari amakolora bashyiramo bituma amavuta ahinduka, ariko byose nabonye icyatsi kibisi n'umuhondo. Nabonye ari amavuta. Ibyo ndi kukubwira c'est témoignage, c'est réalité. Sibyo? Aya mavuta narayabonye. Mbona amazi y'umugisha. Ayo mazi y'umugisha abateretse nka kwa kundi n'ubundi nkongoro, sinzi yo nabyita ngo iki, kwa kundi n'ubundi ubona bateretse mu bintu byiza cyane mu kwa kundi nyine ubona bimeze muri katolike. Muri katolike. Ayo narayabonye. Sibyo? Ibyo byose nkimara kubibona nahise nibaza ibintu byinshi. Ndibaze se ku isi turiho ni ukwikora? Isi turiho ni ibingibi biri kuberaho? Ese igihe cyose nataye ni ukubihagaze? Ese uzabwirwa n'iki umupasiteri cyangwa se umuntu ukubwira ibintu bya vrai n'ibintu bya faux? Uzamubwirwa n'iki? Icyo kintu nyine cyabaye ikibazo kuri njyewe. Ibyo bimaze kuvaho, twahise twinjira mu gice cyo noneho cy'abahanzi nyirizina. Ambwira impact abahanzi bakora mu bihe byabo bazamara bafite 6 no mu iherezo ryabo bizarangira kuri 6 yabo. Ari cyo gihe ibyo bintu negeze mbivugaho, abantu banyirukankaho, comment ziba nyinshi. Ndababwira nti rero mwebwe comment zanyu muri kuvuga ibintu mutazi. Gukunda umuntu ntibisobanuye ko ibyo akora ubizi. Twaje kugera kuri byaje kugeraho bihita bituma, kuko njyewe iyo uri umu Freemason, njyewe ubu aka kanya nabivuyemo. Kuko nabivuyemo ndasinye. Kuko ndaza no kukubwira uburyo nabivuyemo. Narahunze. Ubu yisamba ndi Kinshasa, ndi umuherwe, ndi mu magorofa ageretse cyane. Kubw'ibyo nari nagiyemo ariko ntigeze ngira mu ruhare. Ariko nanjye umuryango wanjye uba utakiriho wose. Ubu mba nsigaye ndi jyenyine. Noneho icyaje kuntangaza ikintu kimwe. Baje kunyereka mushiki wanjye, bampaye izina ry'amazina ye yose. Mushiki wanjye wakoranye na Bruce Melody indirimbo bita Ikinyafu. Akaba yarabaye no muri Miss Rwanda, akaba yarabaye Miss Popularity. Ndabivuze nyine. Baramukwereka, baramunyereka. Atuyu niwe dushaka. Atuyu nguyu turamushaka. Ni yitwa nde? Ubundi amazina ye ni Bucura bw'iwacu. Bamwita Kayirebwa Marie Paul. Kayirebwa Marie Paul, iryo zina kera wajya urimbwira. Yize n'ishangi. Iryo akoresha muri by'ubuhanzi. Keisha. Akunda gukoresha iryo bita Keisha. Yego. Ni mushiki wanjye. Niwe bari bagusabye? Niwe bari bansabye. Mubona n'ishusho ye. Ngira ubwoba ndavuga ati c'est pas possible, ntabwo byashoboka. Natangiye gushakisha uburyo bwo guhunga. Ariko mu guhunga ntibyanyoroheye, n'ubundi bakomeje kunkurikirana. Ariko kubwo amahirwe inzira naciyemo, izo tuzazigarura mu kiganiro cy'ubutaha. Tuzakomerezaho. Vaya, mbere yuko yenda dukomeza, ubo nize nyungu bo bungukira he? Kuko urumva wari wambwiye ko bagutera inkunga. Batubwire bagutera inkunga gute? Tuvuge niba turi ku cyiciro cy'abahanzi, ni gute bagutera inkunga? Ni ukuguhereza se ubwo bubasha cyangwa ari n'amafaranga baguha? Wowe
icyo bagukorera nicyo kiganiro tujye kwinjiramo ntanga n'ikimenyetso. ni ukuvuga ngo urabizi ibintu byerekeranye na satanike ni ibintu bikoresha ibitambo by'amaraso. ubundi Imana na shitani iriya ni imyuka ibiri itagaragara, ariko umwuka umwe wakoze byiza ari wo waturemye, undi ukora bibi abaye satani ajugunywa ku isi. iyo myuka ibiri iraziranye kandi twe ntabwo tubizi, ariko kuko babanye baraziranye. no muri Bible wibuke ko oparava ibitambo by'amaraso byagiye bibaho wiwi mu isezerano rya kera rwose, aho bavuga ngo muze gufata ikimenyetso cy'amaraso mugende mushushanya ahantu runaka mu isezerano rya kera. ikizira sinzi yego ndabyibuka, urabyibuka, nikihagera kiramenya ko hari abana b'Imana. icyo cyari igitutu cyerekanaga kuza kwa Yesu Kristo biciye mu maraso y'umwana w'intama. siko bimeze? yego, byose yaraje abiha ikindi gisobanuro cyiza. Satani rero nawe akunda ikintu cyerekeranye no kuba yakwigarurira abantu, ariko biciye izo nyungu baba bashaka, ziciye mu nyungu zo kugaragaza abantu bose bagiye bapfa mu rwego rugaragara yuko ari abantu ba Satani yigaruriye, kuko Satani agomba kugira abantu be n'Imana ikagira abantu babo. Agomba kugira imbaga y'abanyantege nke yigaruriye. wabyumvise aho ngaho. Noneho ndashaka kubaza nyine, iyo baguteye inkunga nk'uko baguhaga amafaranga nk'amadolari angahe, bo bungukira bo inyungu bo baba bateze kuba bagira ngo uri umuhanzi sibyo, ukoze indirimbo. indirimbo wowe uzategura, wowe uzaririmba amagambo yawe, kuko si bo bayagutegurira. noneho bo bazaguhereza kugukorera amashusho, ariko ari bo bayaguteguriye. sinzi niba ujya unareba muri Amerika, nta muhanzi witegurira amashusho. amashusho barayategurirwa, script barayigutegurira, script barayigutegurira. uzareba muri izi ndirimbo izi indirimbo ya Zucu bita Antena, uzayireba. uzareba ino ndirimbo ya Jose Chameleone bita Tubonge. uzareba ino ndirimbo Michael Jackson yakoze muri 90. amashusho namwe, ariko ibisobanuro mu magambo baririmba biba bitandukanye. gute ni ukuvuga niba uri kuririmba nk'urukundo, ntabwo urwo twe tuzi ko ari urukundo, ntabwo aba ari rwo, ntabwo ariko biba bimeze. mu kiganiro neza, ari abakunzi ntabwo mwihangane, baba abakunzi ba Dr. Jose Chameleone bihangane, kuko nanjye ndi umukunzi we. nanjye bakunda kuvuga ko kuva na mbere auparavant bavugaga ko dusa, twitwara kimwe, no mu miririmbire urabizi twaririmbaga kimwe. ariko iyo ntaza guhura n'uriya mugabo, ubu nanjye mba ndi kuri narakoze ibyanjye atarantesheje umwanya. hari indirimbo ya Dr. Jose Chameleone yakoze bita Tubonge. iriya ndirimbo bita Tubonge, ndibaza yuko wabonye ukuntu amashusho yayo ameze. iriya ndirimbo amashusho yayo nje biriya nabibonye akimara kuyikora, kuko njewe nari imbirimo. kora ko wari uriyo, wari wamenye icyo bisobanura. harya ubungubu ubundi urupfu rwe na Papa Wemba rwari urupfu rusa nkaho bigiye gukurikirana. ubwo ni ukuvuga ngo uzareba kuri iriya ndirimbo ya Dr. Jose Chameleone, abantu benshi byababereye urujijo, bagira confusion. ariko buriya Chameleone biriya bihe byiwe we yari yaramaze kubibona, yaramaze no gusinya kontra yo kuvuga yuko ibihe bye bya nyuma abirangije. ni ukuvuga we ababizi ko azapfa. buri wese iyo usinye kontra ubuze igihe
biratangira n'igihe bizasoreza urareba iriya ndirimbo yaririmbye bita Tubonge ryari iherezo rye. harya Tubonge bivuga iki? Tubonge ubundi Tubonge bivuga mumfashe cyangwa se mumfashe merewe nabi. kandi ukareba biriya bihe ariko bari kumufasha iriya ndirimbo yatangiye bamujyana mu bitaro warabibonye. noneho agezeyo atangira ubona amashusho mwe inyuma y'urusengero ategereje umukobwa. ariko uriya mukobwa mu by'ukuri yari umukobwa w'ishitani. noneho bikomeza Chameleone yinjira mu rusengero avuga yuko agiye kugira gute, agiye gukorana ubukwe n'uriya mukobwa. hari inuma ebyiri. hari inuma ya mbere iyo numa ya mbere y'umweru, hari n'indi ya kabiri y'umukara. iya mbere y'umweru yatangiriye Chameleone kugira ngo atinjira mu rusengero, ariko Chameleone arwana yinjira mu rusengero. iranamwitambika ku bari kureba iyo ndirimbo bo bagomba babirebe. ariko Chameleone yanze kumva iriya numa yasobanuraga nk'umwuka wera wabuzaga Chameleone kwinjira mu bintu agiye kwinjiramo. inuma ya Chameleone yaje kwinjira mu rusengero, aho yagiye guhurira n'uriya mukobwa w'idayimoni w'ishitani. yari yambaye urushungi cyangwa se yambaye agatimba kugira ngo bakorane impact, amasezerano yo kugira ngo babane nk'uko bari barabivuganye, kuko yari yaramaze kubisinyira. Chameleone urareba ozalanturu ya numa y'umukara yaririmo iraguruka. hari amagambo Chameleone yaririmbye muri iriya ndirimbo avuga ngo ese ngo ko nta Facebook ufite, ukaba nta Twitter nakubonaho, ukaba nta kintu na kimwe nakubonaho, isura yawe ukaba udashaka kuyinyereka, ese nzakubona gute? nibwo Chameleone arongera aririmba ngo nzakwereka, ndashaka kuguha umuryango wanjye, ndashaka kukwereka umuryango wanjye, nkwereka abana banjye, nkwereke na mama wanjye. ariko nta icyo kimbabaza cyane nuko ngushakisha no kukureba mu maso sinkubone, ese nzakubona gute? aya magambo ari muri iyo ndirimbo. none akongera akaririmba ngo Chameleone Tubonge Mungu Baba wilonge. we rero yajijishaga aririmba Imana, ariko si Imana nyirizina Imana dusenga yaririmbaga aririmba nyine Imana yo muri Freemason, kuko nge ndabizi nabo baba bayifite. Imana yabo bayivuga nk'uko tuvuga Imana yacu mu buryo bwo kujijisha, kugira ngo abantu bagire ngo turi bamwe. ubwo rero ikintu cyaje gukurikiraho, Chameleone wabonye ko ibintu biri kumubaho ubu ngubu n'ubundi ntaho bitandukanye mu byari biri kuba muri ya ndirimbo. sinzi ko bari kuyireba, warabyitegereje nawe? ahubwo ndaza kuyireba cyane. uze kuyireba cyane urabibona. ubwo rero cyaje gukurikiraho rero abantu batazajya bibaza, nuza gukurikirana iriya ndirimbo ya Zucu, ugakurikirana iriya ndirimbo ya Zucu bita Antena, ugakurikirana iriya ndirimbo ya Michael Jackson, ugakurikirana iriya ndirimbo ya Eminem urabona ko yaririmbye atabura kontra yari yaragiranye na Freemason ashaka kuyisohokamo. ubwo rero ikintu ushaka kukumvisha, ibintu abantu bikwegera cyangwa bikururira nibo bibageza ku ndunduro y'ibyo bifuje. ubwo ni ukuvuga ngo njyewe ndi hano, icyo ni igitabo kirekire, ni ibintu tuzavuga birebire, ni ibintu udashobora kuvuga noneho birangiza, uko njye ibyo nabonye ni birebire. wabacitse utereye, uko njye n'abacitse byabaye ibibazo bikomeye cyane. mbere urabizi ko nari nakoresheje inzira y'indege, ariko byabaye ngombwa ko nshakisha inzira y'amazi kugira ngo batamenya uburyo nagiyemo, kuko ku ma aeroport baba bahari, baba bafite abantu babo bagomba kumenya, kuko hari n'ibyo uba wambaye
bishobora byerekana ko uri umuntu wabo. hari ibintu baba bakwambitse, hari impeta uba wambaye, hari amasheni uba wambaye. wari waratangiye kubyambara? Amasheni nari naratangiye kuyambara ariko ntarakora impact, ntarakora amasezerano y'uko ngomba kubyemeza bya nyabyo. ubwo natangiye gukora uburyo bwo kugira gute bwo gushakisha inzira yo kuba nasubira iyo navuye. ubwo we yari yagiye muri Tanzania no muri Kenya, yasigiye $2,000 by'idolari. nzaba ndi gukoresha ubwo ni nka miliyoni hafi n'3 nenjoyinga buri kimwe cyose ngikora. ubwo icyakurikiye amafaranga nge nayakoresheje nshakisha uburyo ncika ngenda. wagiye abantu bagufasha guciye? naciye mu nzira y'amazi, nkoresha ubwato bita bato kokolo. kuba bwumva nuko ngo bato kokolo yankuye hariya Kinshasa, namaze ukwezi mu mazi ngenda. turuhuko bwa mbere twaruhukiyeho bita Mbandaka. wamaze ukwezi ugenda mu mazi? ariko nta kibazo nagize kuko nari mfite ifaranga. ifaranga rirakora iyo cyane rwose. iyo uvuye muri Freemason, ikintu cya mbere uba ugomba gupfa, bakagushakisha bakakwica kugira ngo udashyira amabanga yabo hanze. ariko nge ntibyakunze kuko ngewe Yezu turacyari kumwe. ahubwo ngiye kubaza, ntabwo bafite ko bazakwica? oya, ntabwo bamfite kuko imyaka maze mu Rwanda ni myinshi. byagakwiye kuba byarabaye ariko ntabwo byakunze. ntabwo byakunze kuko Imana yakomeje kumba hafi. ikindi umuziki wanjye narawukomeje, nawukomeje mu buryo ndashakisha izindi mbaraga. ndacyawukora. nkorera muri Universal Record. ahangaha nge niho nkorera umuziki ubu ngubu rwose. abashaka kumfasha bazamfashiriza hano, sibyo? uwumva ashaka kumfasha ni hano. nimero yanjye ni 079 yego 428 622 55 079 428 622 99 44. aba ariho yahe mazina? aba ariho Mukeshimana Mark. kugira hari uwashaka nko kukugurira agakofi. gusa icyo nabasaba, ibyo bintu narabyiyambuye, nabivuyemo kuko ngishaka kubikoza mba narabikomeje. ariko icyakurikiyeho ubu ngubu ndi kumwe na Yezu, ndi kumwe na Bikira Mariya, amfasha mu bintu bitandukanye. ubu ngubu hari indirimbo ndimo nategura zizabageraho neza. channel yanjye yitwa Makavaya. iyo ngiye niyo muzajya musangaho izo ndirimbo. nushaka kumva ko twakorana mu buryo butandukanye mu byerekeranye ariko n'umuziki, uwo nguwo yafata contact yanjye tugakorana. sinzi hari ibintu hari amafoto ndibuze kukohereza. urayama kuri WhatsApp uyagira. ubwo icyo gihe noneho nari nibagiwe. ubwo icyo gihe ndaza kukwereka amafoto ndi kumwe na Ivan Impano na Fazo, turi muri studio. ubwo icyo gihe ibyo bintu byatanye, mfite album ndimo ndakorerayo. kuko hari igihe nkuzi umbwira ngo ukorera kwa Fazo. ariko ubwo byose byaje gupfa. na Fazo nawe yaje kunkorera ibishitani. ntabwo ndaza kubivuga kuri iyi media, ariko niduhura tuzabiganira. ubu nuko ariko ntazi yaherereye, ariko ubu ngubu niba ari kubona ikiganiro buriya azagera. ariko hari umuntu wari wanteye inkunga, ndimo ndakora album. urumva? ubwo nagiye album nyigejeje kure. ariko ni umuproducer nawe atamereye neza, yankoreye ibishitani, ariko tuzabivuga mu bundi buryo. indirimbo ntabwo yaziguhaye? ntabwo yazimpaye indirimbo, ntiyazimpaye. kandi wari wamwishyuye? ntari namwishyuye amafaranga. ndamuzi Fazo. wabyumvise? yankoreye ibintu mbega bitari sawa. ubwo ni ibindi ariko ibyo ndimo ndategura, abantu bumva bamfasha, banshyigikira. nimero yanjye niyo natanze aho ngaho. cyangwa se wumvishe utabishyikiriye neza wanahamagara Emipro. nibaza ko nimero yawe baba bayizi, ukamubaza ati Makavaya. gusa izi mikoro tuzazihoranaho kuko hano niho mbarizwa.
mu buzima bwa buri munsi. Uzambona ku bindi binyamakuru bindi bitandukanye, ariko hano niho mbarizwa mu buzima bwa buri munsi. Uzajya wirwana ariko utaye muri universe cyane rwose. Ikindi tuzagenda tuganira twerekana ku byerekeranye n'ukuntu abavugabutumwa bavanga ibintu. Bamwe batangiye kunyita umusesenguzi, narabyemeye kuko ngewe ikintu namaze kukibona mfite ukuntu mpita nkireba nkamenya icyo ari cyo. Tuzajya tubazanya ubwo gahunda ni muri comments. Ndabasuhuje, Imana ibahe umugisha.